ibisabwa mu buryo bw'ibigenderwaho n'ibisabwa n'itegeko bigomba kuba byuzuye byose. Aya mabwiriza arakora agakora no kuri kiliziya. Kiliziya ivuga ni iyi. Reka tugaruke rero muri cyumweru twicaye tubona mufunga urusengero uko abaturage tubyita. Ubwo nari ngiye kubaza ngo ni uwuhe rusengero uvuga. Uraruzi. Ariko uvuze Kabanda ubwo numvise kuvuga Grace. Hari undi muheruka se? Uriya muryango wakoze ikintu kiremereye kinyuranyije n'amategeko, niyo mpamvu rero RGB yafashe icyemezo nyuma yo gusesengura igafata icyemezo cyo kuwambura ubuzima gatozi. Kuki mutamuhagarika kureka gukora ibyo ariko wa muryango ugakomeza ugakora ibyo wari wasabye? Ibyo byo murabisesengura cyangwa musoma itegeko niba rivuze ko ari uguhagarara, ntabwo mureba guhengama. Uwo mubare w'abantu yababwiye yari afite mu maboko, mwabashakiye ubundi buryo ko wari ubafashe bubayemo mushyize ku ruhande kubera ko tubashyira amategeko. Hazaboneka undi muryango ushobora gufasha bariya bagenerwabikorwa bafashaga, cyangwa se niba reka ngihinira aho ngaho ko gusimbuka ikikoza mu kirere inkweto ikavamo ipesu ry'ishati rigacika, ubwo nibwo Imana ikumva. Oya, twaganiriye turagana na madamu Judith, akaba ari umuyobozi ushinzwe imiryango itari iya leta ndetse n'imitwe ya politiki. Ibyo rero turifuza gutanga umucyo. Bamwe baravuga ku mbuga nkoranyambaga, abandi bati hari uwamufungishirize, ese kuki ubundi yarasanzwe abikora, abandi bati yakoraga ibikorwa bigayitse nta nubwo ari uko umuryango wakoraga ibitemewe rwa n'urwiyererutso. Ibyo byose rero tugiye kubikurikira muri kiganiro, reka tumuhe ikaze mu mukurikire. Turagira ngo wenda madamu Judith tudufashe gusobanura by'umwihariko duhereye kuri aya mabwiriza mashya agenga imiryango, ariko by'umwihariko amadini. Hari ibyo bavuze, ibyo bagomba kuba bujuje. Ese aya mabwiriza cyangwa se n'abari basanzwe bakora bazatangira bushya, cyangwa basanzwemo bariyo abo mwafungiye ko hari ibyo batari bujuje bishingiye ku nyubako barongera batangire bushya nk'abaje bushya, cyangwa hari uburyo bukorwa mu bwihariye? Murakoze. Aya mabwiriza yashyizweho mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, hashyirwaho ari amabwiriza y'inyongera ku bisabwa mu myandikire no mu mikorere y'imiryango. Bivuze ngo mu by'ukuri hari ibisanzwe biteganywa n'itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere. Aya mabwiriza rero yaje yunganira kandi mu by'ukuri yubakiye ku itegeko. Ibiteganywa rero n'ariya mabwiriza bireba imiryango ishingiye ku myemerere isanzwe ikora ndetse n'iriya yafungiwe kubera kutubahiriza amategeko, ariko akanatanga igihe cy'amezi 12 kugira ngo nyine babahe igihe, ayo mabwiriza abaha igihe cyo kwitegura ngo bujuzemo ibisabwa. Nk'ibirimo nagarukaho wenda ni ibijyanye n'ibisabwa kugira ngo umuntu ahabwe ibaruwa y'imikoranire. Ibaruwa y'imikoranire itangwa n'akarere n'umujyi wa Kigali, kandi gashingira ko umuryango uje kwiyandikisha mu by'ukuri uzanye ibikorwa byuzuzanya na gahunda y'iterambere y'ako karere cyangwa y'umujyi wa Kigali. Hari ubundi rero mu gihugu hose ayo mabaruwa yaratangwaga, ariko nta bigenderwaho bisa hose mu gihugu. Ni ukuvuga ngo buri karere wenda karasesenguraga kakabona ari ngombwa kandi kakabona atari ngombwa, ariko baya mabwiriza ashyiraho ibintu by'ingenzi birebwa mbere y'uko umuryango uhabwa ibaruwa y'imikoranire. Ikindi ni ibijyanye no gutangiza ishami. Itegeko riteganya ko gutangiza ishami n'ubundi bisabwa akarere, urwego rw'igihugu rukagenerwa kopi. Naho rero hagiye harebwa ibyuho byari bigiye bibamo, hashyirwaho ibindi byangombwa mu buryo busobanutse iyi miryango izajya yuzuza kugira ngo itangize ishami. Muri make urebye muri rusange n'ibyo amabwiriza agarukaho cyane. Ngarutse rero ku cyo wari uvuze, bivuze ngo imiryango ikora icyo isabwa, ni ukuvuga ngo insengero zidafunze, niba ariko nabivuga. Itegeko rizita imiryango ishingiye ku myemerere, ariko reka tuvuge insengero wenda kugira ngo bijye byumvikana umuryango dushaka kuvuga. Insengero zifunguye zikora nazo ari amabwiriza arazireba. Icya mbere zigomba kujya gusaba iyo baruwa. Icya kabiri ariko harimo n'ibijyanye n'amashuri, harimo ibijyanye n'ibyo basabwa nk'abantu bayoboreye iyo miryango cyangwa bayobora amashami yayo. Hari amashuri bagomba kuba bubahirije, wenda hari abatari bakabishyize mu bikorwa, bafite amezi 12 kugira ngo ibintu bikubiye muri ariya mabwiriza babyubahirize
ubwo babe bari navuga babe buzanya n'amategeko ahari. Ariko abafungiwe birumvikana ko hari impamvu bafungiwe zishingiye ku kutubahiriza amategeko, bivuze ngo nabo bagomba kureba ibyo batujuje n'ibindi biteganywa n'aya mabwiriza bakabyuzuza, noneho bakaza gusaba gufungurirwa bamaze kubyuzuza. Kuri iki kijyanye n'abari basanzwe barafungiwe, rumva wenda bumvikanye bavuga ko kugira ngo itsinda ryari ryabafungiye bwa mbere ryasabaga kujuje ibyo basaba yandikira akarere akamenyesha kuza kumureba. Uyu munsi sinzi niba mwarigeze mwumva aya madini atakamba avuga ati twarujuje twakoze byose ariko nta wigeze aza tureba. Okay, urakoze. Mbere niko byari biteye. Mbere ririya sesengura riba mu guhera mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize, harebwa ibintu byinshi, ariko harebwa na cyane ibijyanye n'inyubako insengero zikoreramo, kureba ko zujuje ibisabwa n'amategeko agenga imyubakire y'aho ziherereye. N'ibindi byagiye birebwa bijyanye no gukurikiza amategeko. Noneho ariko muri cya gihe cyo gufungura, urabizi ko hari izafunguwe zimaze kujuje ibisabwa, ariko hagenda hagaragara ibyuho ko wenda urusengero rushobora kuba ahantu rukaba mu by'ukuri rusaba gufungurirwa rwarabyujuje, ariko hakaba urundi rutujuje ikintu nka gito ariko rwiza rufite standard zikwiye ntirufunguke. Zimwe rero mu ngamba, uravuze ngo rwujuje, ndavuze ngo gufungura cya gihe mu ifungura hagombaga isesengura ryimbitse kugira ngo hatabaho kurenganya urusengero rumwe, wenda rumwe rugafunguka urundi ntirufunguke kandi wenda zose zibyujuje. Niyo mpamvu hagiye ingamba zo gushyiraho amabwiriza noneho areba izo nsengero zose. Niyo yasohotse mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo. Ari amabwiriza rero icyo bivuze ngo na za zindi zari zujuje ibijyanye n'inyubako nazo zirasabwa kuzuza ibirebana n'aya mabwiriza, noneho bakabona gusaba gufungurirwa. Nicyo cyagaragaraga ko mu by'ukuri buri rusengero ruzayuzuza, mu by'ukuri ruzaba rwujuje ibisabwa, kurusha uko wenda hashobora kubaho kutabikora neza kubera ari ukujya kure, ari timu imwe n'ibigiye mu karere kamwe indi kajya ahandi, wenda ntibabibone kimwe, wenda habagamo ikintu wenda navuga kidakwiye. Ari amabwiriza rero yaje gukemura ibyo byuho kugira ngo uwujuje ibiyateganywamo ari we gufungurirwa. Ubu rero icyo navuga ni uko aya mabwiriza mu by'ukuri birasaba ko dusubira imuzi tukareba ibiyakubiyemo, hanyuma noneho insengero zikaza gusaba gufungurwa zimaze kubyuzuza. Kugeza ubu hari urusengero rwari rwabandikira rubasaba ko kugeza ubu nta rusengero rwari rwadusaba ngo rutubwire ko rwujuje ibikubiye muri ariya mabwiriza yose, ariko natwe turi mu ngamba zo gutuma igihe bazazira bazahabwa serivisi nziza. Niyo mpamvu turimo kuvugurura imbuga zacu dusanzwe twakiriraho ubusabe bwabo kugira ngo na kiriya kijyeho. Noneho nikijyaho tuzakoresha ikoranabuhanga ku buryo dutekereza ko bizihutisha serivisi kandi nyine bigatuma n'abantu babona ibisubizo mu gihe gito. Utekereza iki kuba uyu munsi ntawe urasaba? Si uko wenda amabwiriza mwatanze agoye abakiriya banyu akaba ariko mbyita? Ntekereza ko atari ukubera ko amabwiriza agoye, kubera yuko buri kintu kigira imyiteguro. Niba hari ibigomba gutunganywa ku nyubako cyangwa se ibijyanye n'inyandiko zabo, ntekereza ko ntago hashize igihe kinini aya mabwiriza asohotse. Birashoboka ko rero abantu bakitegura mu by'ukuri kugira ngo bazazane ibintu byuzuye. Amabwiriza simvuga ko akomeye kubera yuko yubakiye ku mategeko, kandi amategeko nayo yubahiriza uburenganzira bw'iyi miryango, kubera yuko iyi miryango ikora kubera ko ibihererwa uburenganzira n'itegeko nshinga, ariko ibirenze n'ibyo iyi miryango n'umufatanyabikorwa w'imena wa leta muri gahunda z'iterambere. Amadini. Yego. Aha rero kuri iki nanone wavuga guti gufungura branche cyangwa se ishami ry'idini cyangwa itorero cyangwa urusengero, naryo azajya asaba, azagomba kuba afite ibyangombwa bisa n'irya rwa rusengero navuga ngo rw'ibanze. Ishami ry'urusengero ruri i Remera agiye kuzana urundi Kabeza, agiye kujyana urundi Kanombe, ayo mashami yose najya kuyashinga azajya asabwa ibisa n'ibyo yasabwe bwa mbere ashinga urusengero rw'ibanze rwa rundi ntanze urugero rw'i Remera. Ntago navuga ko bisa wenda mu buryo bwo gusa uko umuntu abibona, ariko itegeko riteganya ibyuzuzwa kugira ngo umuntu afungure ishami.
kuko itegeko risobanura ishami nk'ahantu hose idini cyangwa itorero ryaguriye ibikorwa. Bivuze ngo standard ufite aha niba ari inyubako, inyubako ijyamo abantu benshi ifite iby'itegeko riyisaba, naho azajya kwagurira hatari aho yahereye, iyo nyubako nayo igomba kubibyujuje. Kandi iyo tuvuga mu by'ukuri standards ntabwo uvuga ngo zubahizwa ahantu hamwe ahandi ziroreye. N'ibijyanye n'abayobozi bahayobora, n'ibijyanye n'ibindi bagomba gukurikiza. Bivuze ngo niba mu by'ukuri itegeko risaba ko umuntu uyobora branch agomba kuba yarize ibijyanye n'iyobokamana, na wa wundi aho urusengero ruri kuri headquarter yarabyize. Kubera iki? Ni ukubera yuko abantu babwiriza bose ni Abanyarwanda. Niba waratangiriye mu mujyi wa Kigali ukaba ushaka gufungura ishami muri Kamonyi, abantu ba Kamonyi ugiye kwigisha ni Abanyarwanda kandi bakeneye nabo karite. Bivuze rero ngo ntabwo bisa nk'uko umuntu yabitekereza, ariko mu by'ukuri ibisabwa mu buryo bw'ibigenderwaho n'ibisabwa n'itegeko bigomba kuba byuzuye byose. Aya mabwiriza arakora no kuri kiliziya. Kiliziya uvuga ni iyihe? Kiliziya nka kiliziya nyine padiri musenyeri. Nayo birayareba. Impamvu nabivugaga kuri centrale nta padiri ubayo, habayo undi muntu ntazi uko bita Katolike, ntize kunyumva nabi ko ntabasha kwita izina ryabo uko bitwa. Ariko uyu muntu uriyo hari igihe ushobora gusanga ari umuntu utarize ibijyanye n'iyobokamana ariko ari ubimazemo imyaka. Ese na kiliziya muyitegeka ko ku cyo bita centrale, niba ari centrale niba ariko babyita, naho hagomba kuba hariyo padiri cyangwa wize ibijyanye n'iyobokamana? Mu by'ukuri amadini menshi n'amatorero afite za structure zitandukanye. Ubwo uravuga centrale kuri Kiliziya Gatolika, hakaba wenda na paruwasi muri ahandi, cyangwa hakaba ururembo n'ahandi gutyo. Itegeko rero kugira ngo ryite kuri ibyo byose rivuga ishami. Bivuze ngo centrale cyangwa paruwasi ni ishami rya diocese runaka. Hagomba kuba hariyo umuntu wize iby'iyobokamana, cyane cyane iyo bigeze ku myigishirize. Ariko niba ari umuntu usanzwe ureba iby'imiyoborere uko akazi gakorwa, kandi uwo muntu ashobora kubayo atari umupadiri cyangwa atarasize. Ariko igihe hajemo inshingano yo kuyobora iryo shami no kubwiriza, uwo muntu agomba kuzuza ibisabwa n'amategeko. Igituma narimbarije kuri kiliziya, usanga kuri centrale hari padiri uturuka ahandi akaza kwigisha ku cyumweru, ariko hakaba hari icyumweru centrale isenga ariko nta padiri waje. Iyo ataje ntihaba guhazwa, hari imigenzi ikorwa na padiri, ariko ugasanga nyine kwiga gusoma ivanjiri ni wenda kwiga nka Bibiliya, ibyo bakoramo byose. Bivuze ngo mu by'ukuri uwo mupadiri niyo yaza kabiri cyangwa rimwe mu kwezi, ibintu byose bikorerwaho bijyanye n'inyigisho abifite mu nshingano, ku buryo haramutse hagize ikibazwa inshingano n'ibijyaho, abone nubwo yaba atari buzahigisha. Yego, ni nk'uko waba ufite umuyobozi w'urwego afite n'abandi bakorana. Icyo gihe urwego nirujya kubazwa ibintu imbere y'amategeko bizabazwa umuyobozi. ADPR yo cyangwa se Anglikane cyangwa irindi dini rishobora kuba rifite umuntu waryo aho bise headquarter cyangwa se ishami rinini rya Karongi, ariko andi madini ari hirya bagashyirayo abantu nka Scovia nawe batize iby'iyobokamana, ariko hagira ikiba mu kabazo wowe ku karere. Oya, nagusobanuriye yuko itegeko risobanura ko ahantu hose icyo twita ishami ni ahantu hose idini cyangwa itorero ryaguriye ibikorwa byabo. Bivuze ngo mu by'ukuri mu buryo bw'inshingano, mu buryo bw'ibiteganywa n'amategeko, hagomba kuba hariyo abantu babifitiye ubushobozi banabyigiye. Yego, ni nacyo tubashishikariza. Reka dusubirane kuri iki cy'amabwiriza amashya hari hagaragayemo amafaranga miliyoni 2, draft nigeze gusohora mu turazi publishinga yavugaga miliyoni 5. Kugira ngo bibe miliyoni 2 mwashingiye ku kingo muve kuri 5 mwari mwanditse bize kuba miliyoni 2 kuri buri dini, yo nayo mu gihe kingana iki? Umushinga wari amabwiriza wari urimo ibitekerezo byinshi, kuko wari umushinga w'ibanze nyine wa mbere, ni nawo nguwo watangaje utarageza igihe cyo gusohoka. Harimo kuko miliyoni 5, ariko biganiriweho ndetse n'inzego z'amadini zibigizemo uruhare bagaragaza ko ayo mafaranga ari menshi, hanyuma haza kubaho ubwumvikane ko ziba miliyoni 2. Navuga ko rero miliyoni 2 wenda umbaje ngo hashingiwe kuki, si ikiguzi runaka kuko ni serivisi, ariko
navuga ko ari umubare wumvikanyweho n'abateguraga amabwiriza ndetse n'imiryango ishingiye ku myemerere yari ihagarariye igashyiramo ibitekerezo. Umbaje rero ngo amafaranga azamara igihe kingana iki, amategeko ahora avugururwa na za politiki zihora zivugururwa. Iyo amabwiriza agiyeho hakajya mu bikorwa hakagaragara wenda imbogamizi runaka, icyo gihe aravugururwa. Ntabwo rero navuga ngo aya mafaranga miliyoni 2 ari muri aya mabwiriza azamara igihe kingana iki, ariko igihe bizabera ngombwa ko ahinduka, ubwo icyo gihe azahinduka hashingiwe ku bizaba byaganiriwe. Atangwa inshuro imwe ku idini cyangwa buri branch igenda itanga yayo? Atanga inshuro imwe, kandi nabwo atangwa ari igihe cyo kwiyandikisha, ni ku rusengero rushya. Ni ukuvuga ngo niba hari urusengero rushya ruje rukeneye kwiyandikisha, nirwo rutanga ayo mafaranga. Ariko iyo urusengero rusanzwe ruhari rugashaka gufungura ishami ahandi hantu, ntabwo rusabwa ayo mafaranga. Bakoze cyane, ngira ngo nicyo wenda twavugaga kuri icyo, ngira ngo byumvikanye kenshi basaba abanyamadini ko abujuje ibisabwa mu bafungura. Sinzi niba ibyo warigeze ubyumva, barabisabaga, ngira ngo amabwiriza yaje kubakoma mu nkokora, ubwo basubira inyuma ngira ngo kubyuzuza. Reka tugaruke rero muri cyumweru twicaye tubona mufunga urusengero, uko abaturage tubyita. Nimwe dusobanura icyo ari cyo, ariko abaturage twe tubyita urusengero kuko twabonaga basenga kuri stade haherwa kuri Petit Nuza Beka Arena, twambaye ibyera dede, stade yuzuye hasi no hejuru. Mu gitondo tubona rubafunze. Mu mvugo zirimo kuvugwa hanze aha, ibyo abantu bazi n'ibyo batazi. Babati yakoraga ibikorwa bibi bishyira abaturage mu kaga, batiza n'aba bantu, yatangiye kwigisha inyigisho z'ubuyobe n'ibindi byinshi. Pastor, uyu mudamu arazwi Kabanda, abantu benshi bakoze comment zitandukanye. Twifuje kugira ngo muduhe umucyo kuri iki kintu, wenda birenze 40 mwanditse y'interuro mu itangazo ryavuga ko mufunga. Ubundi kuki mwamufungiye? Yari amaze imyaka myinshi akora kandi akora ibi biterane. Ubwo nari ngiye kubaza ngo nuruhe rusengero uvuga? Uraruzi. Ariko uvuze Kabanda, ubwo numvise kuvuga Grace Room. Hari urundi muheruka se vuhara? Ruriya uko warwise rero ngo n'urusengero, ruriya ntabwo rwari urusengero. Wenda nagira ngo mbisobanure nifashishije ibiteganywa n'amategeko. Itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere rigena ibyiciro 4 by'imiryango. Icyiciro cya mbere ni icyitwa umuryango. Umuryango ni nk'urusengero cyangwa umuzigiti. Uwo muryango itegeko riha inshingano zo gukora ibikorwa by'amasengesho, gusenga, kuramya, imisengero yose itandukanye y'amadini ahari mu Rwanda. Icyo ni icyiciro kimwe. Icyiciro cya kabiri ni icyitwa ministeriya. Ministeriya nazo ni imiryango ishamikiye kuri izo nsengero, ariko ikora ibikorwa by'iterambere. Ni nk'uko wavuga ngo ni urwego rushinzwe iterambere kuri iryo dini runaka, rushamikiye ku idini runaka cyangwa ku madini menshi, nabyo itegeko rirabyemera. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu ni icyitwa impuzamiryango. Impuzamiryango nayo ni undi muryango ubaho uhuriyemo indi miryango cyangwa andi madini yanditse nayo yemewe n'amategeko, bakawushyiraho kugira ngo ubafashe mu buryo bwo kububakira ubushobozi, gukora coordination, mbese kwiyubaka. Hakaza noneho impuzamiryango y'impuzamiryango. Wenda ndagenda ntanga ingero kugira ngo byumvikane neza. Iyo uvuze nka RIC, iriya mwumva yitwa RIC, Rwanda Interfaith Council, n'izina ry'icyongereza. Iyo ni impuzamiryango y'impuzamiryango, ni forum ihuza noneho impuzamiryango. Iyo akamaro kayo ni ukuvuga ngo ni nko kuba ijwi ry'amadini n'amatorero mu Rwanda abarizwa muri iyo forum. Urumva rero uko ibyo byiciro ari 4 bigiye itegeko ryagiye ribiha inshingano. Ruriya urwo wise urusengero, uriya muryango witwa Grace Room, uwo wiyandikishije nka ministeriya nari maze kuvuga ko ari umuryango ukora ibikorwa by'iterambere, wifashishije ijambo ry'Imana, wifashishije ibikorwa by'ubugizi bwa neza. Ni ukuvuga ngo ibyo mvuga ni iki? Hari n'indi miryango dufite ishingiye ku ndangagaciro za Gikristo ikora ibikorwa by'iterambere. Iyo uvuze Compassion, iyo uvuze World Vision n'indi myinshi, hari yiba ari imiryango mpuzamahanga, hari niba ari imiryango nyarwanda, ariko igendera ku ndangagaciro za Gikristo kugira ibyo ikora. Igakora ibikorwa mu burezi, igakora ibikorwa
mu buvuzi, igakora ibikorwa mu bijyanye no guteza imbere abaturage mu buryo butandukanye. Grace Rumurera iriya yari yariyandikishije nk'iyo minisiteri, ariko mu byo twasesenguye twarebye namwe nk'uko mwabibonye wa mugani nk'uko wabivugaga, yakoraga ibikorwa byo gusenga. Bivuze ngo mu by'ukuri uriya muryango wakoze ikintu kiremereye kinyuranyije n'amategeko, kuko wakoraga inshingano utandikiwe. Niyo mpamvu rero RGB yafashe icyemezo nyuma yo gusesengura, igafata icyemezo cyo kuwambura ubuzima gatozi. Ntabwo rero ari urusengero nk'uko wenda abantu babikeka. None se kuba yakoze ibyo atari yasabiye gukora, kuki mutamuhagarika kureka gukora ibyo, ariko wa muryango ugakomeza ugakora ibyo wari wasabye? Ibyo wasabye ntabyo wigeze ukora na rimwe? Ntabwo twari twabiboneye raporo icyo gihe, ariko hari uburyo amategeko ateganya nyine ingamba zifatwa. Hari ibiba byoroheje wenda hakaba habaho kumwihanangiriza, nabyo bibamo mu mategeko, ariko hagiye habaho ibikorwa byungikanya, hari ugusenga, hari ukubatiza, hari no kureba ko n'ababikora bujuje ibisabwa. Rero iyo umuntu akoze inshingano itajyanye n'icyo yandikiwe, kibarwa mu makosa aremereye, ku buryo mu by'ukuri nyine gituma habaho icyo cyemezo nacyo kiremereye cyo kubambura ubuzima gatozi, kugira ngo wenda n'abandi bashobora kuba, n'indi miryango ishobora kuba iri muri bene ayo makosa, irebereho kugira ngo yikosore, ikore ibijyanye n'umurongo w'amategeko. Cyane ko iyo umuryango uje hano kwiyandikisha, ntabwo tubwira ngo wowe biki, uraza ukatubwira uti ndashaka kuba urusengero, cyangwa ndashaka kuba ministeriya, cyangwa ndashaka kuba impuzamiryango, agakurikiza ibisabwa akandikwa. Umuntu rero niba umuryango ushaka kuba urusengero, ni byiza ko basaba bitwa urusengero. Waba ushaka kuba ministeriya ukandikwa, ariko ugakora ibyo wandikiwe. Aho umuntu aribaza, habaye kwihanangirizwa, kwerekwa ko yarenze ku murongo, muri rwa rwego rwo kugira ngo wenda niba hari ibindi yakoraga bifite icyo bimariye rubanda, ariko akaba yarenze ku murongo agakora ikindi wenda amategeko atemera, gupimiza inyungu. Impamvu mbaza iki kibazo Madame Judith, uyu mudamu twamubonye Nyabugogo, hari polisi n'izindi nzego bafasha abana bari mu muhanda bamwe ibiyobyabwenge babivuyemo, gushaka rero kagasabo kari yari afite abanyeshuri basaga 100 barinda y'abadamu bize kudoda, bafite aturiye n'ibindi. Mu rwego rwo kugira ngo wenda hari uwakosheje, ariko hari n'ikiza yakoraga, hari uburyo buba buhari bwo kugira ngo amakosa yahanirwe mu buryo wenda, ariko butari butume n'aba yarafashe, kuko hano itegeko rimukubise hasi ngo ukuboko nako kubarekure. Ibyo byo murabisesengura cyangwa musoma itegeko niba rivuze ko ari uguhagarara, ntabwo mureba guhengama? Ibyo mu by'ukuri turabisesengura, kandi turashima n'ibikorwa bizana impinduka ku bagenerwabikorwa, kubera yuko na leta ijya guhitamo ko amadini n'amatorero ari abafatanyabikorwa, nuko yarebaga akamaro kabo mu iterambere no mu bindi bikorwa bashobora gukora bizana impinduka. Ndetse tunaganira nabo, batubwiye ibikorwa bimwe bakora. Batubwiye nk'ubu ko bafite abantu 54 bakuye mu biyobyabwenge, abanyeshuri bagera kuri 30 batangirira muri segonderi no muri primaire, abagore bagera ku 100 bakuye bacururiza mu muhanda bafashije. Ibyo bikorwa byose ni byiza, ni iby'iterambere, bifite icyo bimariye umuturage. Ariko mu by'ukuri nacyo icyo wari uvuze uti byo murabireba, turabireba, ariko tukagaruka tukanareba ngo turi igihugu kigendera ku mategeko. Habayeho ikintu cyo kuvuga ngo buri muntu icyo abyutse atekereza ari cyo akora, nta tegeko, twaba sosiyete idashobotse. Niyo mpamvu dushishikariza abantu, dushishikariza imiryango ko ibyo bikorwa nicyo bahamagariwe, gukora ibikorwa byiza bifasha abaturage, ariko mu by'ukuri bigakorwa mu buryo bukurikije amategeko. Rero nk'uko nari nkubwiye, hari amakosa amwe akorwa agatuma habaho wenda kwihanangiriza cyangwa se kuganiriza, ariko hari n'andi akorwa agatuma habaho kwamburwa ubuzima gatozi. Rero mu busesenguzi bwakozwe habayeho kurengera kwica itegeko, ku buryo byasabye icyo cyemezo cyo kwamburwa ubuzima gatozi, kandi ni procedure iteganywa n'amategeko. Ntabwo urwego ruvuga ngo rufate icyemezo rutarebye amategeko, rutasesenguye n'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu n'ubundi n'iyo icyemezo cyafashwe ukavuga uti ngiye kwikosora, n'itegeko ritanga uburenganzira bwo gusaba inzego ko bakongera bagasuzuma
cyangwa bagakora appeal bakareba ko icyemezo cyasubirwaho, ariko agatangira nk'aho ari bushya cyangwa akaza nko kujurira cya cyemezo yerekana ashobora kujuririra kiriya cyemezo. Iyo akijuririye ubujurire ntibwakirwe cyangwa ntihavemo ikintu cyiza, ashobora kureba ikindi akora, ariko biranashoboka ko n'ubujurire bushobora kuza bigasesengurwa hakavamo ikindi cyemezo wenda kibaduhurira. Izo zose ni inzira ziteganywa n'amategeko, ariko ngira ngo igikomeye twavuga muri ibi byose ni ukuvuga ngo umuryango niba wiyandikishije ku nshingano runaka ntugume kuri izo nshingano uzikore. Nushaka guhindura wenda ukajya ku zindi nshingano nabwo itegeko rirabiteganya, riravuga riti ngewe ndetse kuba uyu muryango runaka ndashaka noneho guhindura icyerekezo nkajya muri ibi, nabyo itegeko rirabyemera. Itegeko se ko rifite inzira nyinshi ryemera n'abantu bakaba bafite inzozi nyinshi bashobora gushyira mu bikorwa ibyo bifuza kugeza kuri kominote, kuki tudakora mu murongo w'itegeko? Nicyo twebwe tubashishikariza. Ubwo ndimo ndibaza uwo mubare w'abantu yababwiye yari afite mu maboko, yari afite ibyo akora, mwabashakiye ubundi buryo ko wari ubafashe bubayemo mushyize ku ruhande kubera ko tubashyira amategeko? Itegeko riteganya ko iyo umuryango uvuyeho inshingano n'umutungo byawo bishobora guhabwa undi muryango ukora izo nshingano, ukora inshingano zisa n'iz'uwo muryango. Buriya wenda muri procedure zo gukora ibyo byose bikurikizwa n'itegeko hazaboneka undi muryango ushobora gufasha bariya bagenerwabikorwa bafashaga, cyangwa se niba reka ngihinira aho ngaho, itegeko ryo rirabiteganya. Ntekereza ko rero bariya abanyarwanda wenda bafashaga batazasubira mu buzima bubi bari barimo kubera ko bagiye, indi miryango ikwiye kubireba ikabafasha ikabakira. Nibura se mwe nk'abantu bagize hari uburyo mu bakorera transfer kujya ku bandi bantu, kuko uyu muntu n'ubundi wanywaga ibiyobyabwenge yari ahagaze muri sosiyete irimo abandi bantu ariko itari yarigeze imubona. Niba yari yabonywe n'uyu rero akaba nawe avuyemo, uyu muntu arasa nk'aho asigaye ahantu adashobora kwikura cyangwa kugira ahandi yijyana. Hari uburyo buhari bwo kwihuta ngo mu gihe mukiri muri procedure wa muntu badasanga amaze gusubira habi kandi ariho h'ingenzi ntekereza. Uyu muntu tuvuga mu by'ukuri ni umunyarwanda kandi naho abarizwa hari n'inzego z'ubuyobozi. Sintekereza ko umuntu yavuga ngo uyu muryango uvuyeho kubera kutubahiriza amategeko hanyuma uriya muntu ashoboye muri biriya bintu. Inzego nazo nizibe maso, abo bantu aho bari bageze zibafasha. Ariko n'ikindi nagira ngo mvuge kuri icyo ni uko mu buryo bwo guherekeza iki cyemezo n'uyu muryango nubwo uba wambuye ubuzima gatozi, ariko tuba turi kumwe tuganira nabo, bafite uburenganzira bwo kuvuga bati ibyo twakoraga turumva umuryango runaka natwe twari dusanzwe dukorana babikora neza, bashobora kuba nabo bakwakira abo bantu bakabafasha kugira ngo be gusubira muri bwa bujyaha babakuyemo. Usibye kuba barasengesheje bari baje mu bikorwa bindi, hari inyigisho zitari zo zatanzwe, kuko twigeze tubona kenshi bavuga bati hari urusengero runaka rwigishaga inyigisho ziyobya abaturage zifite amacakubiri se zibuza abantu gukora. Usibye kuba yarakoze icyo atasabye, hari ibindi bikorwa nk'ibyo wenda twavuga ngo binyuranyije n'amategeko yakoze, usibye wenda kuvuga ngo yasengesheje akora ibiterane atari cyo yari yarasabye. Ibyo bindi by'inyigisho z'ubuyobe ntabwo tubifite mu nyandiko zabo baduhaye, ariko natwe hari ibyo twabonye mu mbuga nkoranyambaga, bimwe bivuga ko bavura sida, basengera abantu bagakira sida, cyangwa twabonye nako abantu babitangamo ubuhamya ngo umuntu yaryamye atazi kwandika bucya abizi. Ibyo natwe twabibonye muri social media, ariko mu nyandiko zabo dufite ntabyo dufitemo ibyo muri izo nyandiko. Ariko iyo bigiye muri public hariya bikitirirwa umuryango, nawe ntuhaguruke ngo ubihakane, n'ubundi ziba ziganisha ku nyigisho z'ubuyobe. Kandi hari ibyo twemera nk'igihugu, hari amategeko, hari icyerekezo cy'ubuyobozi, hari ukuntu igihugu nyine cyubakitse cyanagennye ko ibintu bigenda. Ni byiza ko mu musanzu wose umuryango wifuza kuza gutanga ugendera muri uwo murongo, kugira ngo nyine wa murongo tugomba kugenderamo kugira ngo twihutishe iterambere ari leta ari abafatanyabikorwa, uwo murongo tuwugendemo. Tusubiye ku nsengero nyirizina, turetse uyu wenda ubwo ari muri procedure y'amategeko, uko biri kose bafite abarimo kubafasha kugira ngo muhuze ibyo musaba n'ibyo basabwa. Ariko reka tugaruke ku myemerere kuri iki cyo gusenga. Pasiteri akavuga ati yewe nsengera umuntu wabuze urubyaro akabyara, mvura indwara yananiranye nka kanseri n'ibindi.
ibi iyo birimo kuvugwa biba ari inyigisho z'ubuyobe cyangwa n'iz'imyemerere, kugira ngo abantu batandukanye kuyoba n'imyemerere mubisuzuma mute? Kuko bigaragara buri munsi, ngewe nubishaka njye umbwira nkoherereze pasiteri w'igihangange hano mushyira kuri pano mwese mwemera, nawe arabivuga. Nanjye wadutse hirya nanjye nkaza nkabivuga. Wenda w'icyo atavuga ntiyavuze sida, ariko niba yaravuze ko utabyara yamusengeye akabyara, kandi tuzi muganga ufasha umuntu utabyaye, tuzi ko kubyara ari siyansi cyangwa hari biba nyine. Ubwo ndagira ngo numve uburyo mukontorora amategeko, amahame n'icyo twita imyemerere irimo n'umwuka. Ubundi imyemerere ni ikintu cyihariye, navuga ko ari ikintu cyihariye, leta iranacyubaha cyane. Niyo mpamvu guhera nyine ku itegeko nshinga ribungabunga imyemerere y'umuntu, rirengera imyemerere y'umuntu n'andi mategeko. Ni nayo mpamvu iyo umuryango uje kwiyandikisha hano, iyo urusengero ruje kwiyandikisha hano, hari inyandiko imwe tubasaba yitwa inyandiko igaragaza imyemerere yayo. Iyo tuyisuzuma iyo nyandiko tureba gusa ko itanyuranyije n'indangagaciro nyarwanda cyangwa n'andi mahame igihugu cyacu kigenderaho, amahame y'ubumwe n'ubwiyunge, amahame yo kwigira, amahame yo kubahana, amahame yo kureshya imbere y'amategeko. Ibyo ni byo tureba. Ariko ubundi muntu niyemera ati ninjya gusenga mu by'ukuri hari ikibazo nari mfite kigakemuka, akaba ariko abyemera, yanajyayo akabona kirakemutse, nta rubanza dufite aho ngaho. Ariko urubanza ruraho kuvuga ngo mu buryo butari ubwa siyanse sida irakira, nk'uko bivuze mu kanya. Hari ibintu tuzi ko ari siyanse, bifite na politiki y'igihugu ibigenga, bifite n'uko bikemuka, bifite n'uko bisobanura. Icyo gihe inyigisho ziza zihabanya n'ibintu siyanse yerekanye n'ibintu igihugu cyemeye kikagira umurongo kibiha, biba biganisha mu nyigisho z'ubuyobe. Niba unabikora iyo Imana yaraguhaye ibyo bitangaza, bikumishe mu rusengero rwawe ujye ubikora bibe, ariko kubyigisha byaba biganisha mu nyigisho z'ubuyobe, kuko bifite ingaruka nini ku bantu, ku myumvire y'abantu. Umuntu ashobora kuvuga ati hariya ahantu barakiza, akareka kujya kwa muganga, kandi mu by'ukuri iyo uretse kujya kwa muganga kandi ariho indwara yawe yagakiriye, mu by'ukuri wa muntu ubuzima bwe buba bugana mu kaga. Niyo mpamvu rero umuntu umureka ajye kwivuza kuko ari siyanse, ariko wongereho n'iryo sengesho umushengere ugakiriho. Ndumva ari icyo nabivugaho. Reka nsoreze kuri iki kibazo. Tujya twicara tukora kuri za televiziyo, ku online hatandukanye, umuntu urimo gusengera umuntu kankoresha ijambo ngo ati bitabapfa, hahandi aho umuntu aba atabasha kwikontorora, arahwera, arakuramo imyenda, baramwambika, kamera zimuriho. Uwigisha se cyangwa usengera? Uwo barimo gusengera wigaragura hano kuri televiziyo zacu cyangwa se cano tumurebaho. Bino bintu byo mubivugaho iki? Kuko hari igihe uba wicaye ukabona nyoko buko arimo arahwera kuri ntuza, ukabona umwana wawe ku buryo umwana asubira ku ishuri bati ejo twarakubonye kuri televiziyo wafashwe n'abazimu, wafashwe. Ibi bintu byo mubivugaho iki ku bijyanye n'imyemerere, ariko no kurinda ubusugire bw'abaturage? Kumusengera musengere, wenda abazimu koko nibavuga ko babaho bagire, ariko muvuga iki kuri ibyo bikorwa biri muri iyo shusho isityo? Twe kuvuga uko babasenya n'uko bavamo, ahubwo iyo shusho twese turimo kureba ku mbuga nkoranyambaga n'ahantu hose. Urakoze kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri iyo shusho umuntu ashobora kuyishanisha no gusenga mu buryo budahesha agaciro umunyarwanda, kubera yuko gusenga ni byiza, ariko gusenga kutubahiriza navuga indangagaciro n'umuco nyarwanda n'imyifatire nyarwanda, uko umuntu agomba kwifata imbere y'abantu, umuntu yavuga ko nabyo ari ibintu abantu bakwiye kumva ko bidakwiye, kubera yuko gusenga ni imyemerere. Iyo usenga utuje cyangwa se wenda sinzi imvugo nakoresha, ariko ibyo wavugaga ntabwo ari sintekereza ko ari bw'Imana yumva. Ntabwo ndi umupasiteri, ariko sintekereza ko ari bw'Imana yumva. Ikintu dukwiye kwitaho ni ukuvuga ngo mu nshingano z'iyi miryango harimo kubaka umunyarwanda mu buryo bwuzuye, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'iterambere, mu buryo bw'icyubahiro tugomba abantu nk'abantu, nk'ikiremwamuntu. Ubwo rero umuntu wagiye hariya wenda akajya hariya hasi, wenda umwana we akamubona, cyangwa ejo akazabaye n'umuntu ufite inshingano akaba ari wa wundi wari hariya,
dutekereze no ku ngaruka z'ikoranabuhanga. Ikintu kigiyeho kuriya kivaho ryari, wenda mwebwe murabindusha, kivaho ryari, kivuze iki, ese gifitiye akahe kamaro sosiyete, ibirori. Ese iyo umuntu ameze kuriya nibwo umuntu wenda avuga ati mu by'ukuri nanjye ngiye hariya nafatwa. Oya, tubibona rero nk'ibintu mu by'ukuri biganisha mu kubwiriza cyangwa gusengera abantu mu buryo butabubahisha, mu buryo butubahisha indangagaciro nyarwanda, mu buryo butagaragaza mu by'ukuri ukuri, kubera yuko hari n'ibindi biba wenda utavuze, wenda ibitangaza bibaho, ariko dukwiye kwibanda ku nyigisho ziri reyeri, kuko wa mugani ngira ngo ijuru rya mbere ni hano ku isi. Tubona umuntu ari ku isi hano ameze neza, kuko mu ijuru naho hari ibyaho. Niba ari hari ijuru hari ibyaho. Icyo dusaba rero imiryango mu by'ukuri ni ugufasha abantu mu buryo bubahesha agaciro, mu buryo nabo mu buryo bwubakitse neza, niba ariko nabo. Kuki uwo muntu urimo kugaragurika mu maso ya rubanda RGB mushinzwe kumurengera ukomeza mukabireba noneho mugasigara musaba? Nta kitegeko ribategeka? Itegeko rivuga ko nyine nabikubwiye ko iyo tubatse iriya nyandiko igaragaza imyemerere yabo bene iyo misengere ntayiri, bivuze ngo uyigaragayeho mu by'ukuri akwiye gufatirwa ingamba nyine nk'izi zindi zose. Niyo mpamvu tubabwira rero ngo nibabyirinde, barebe ubundi buryo basenga bwubahisha abantu, ariko bushingiye no ku buryo bwa buri munsi burireye, kuko gusimbuka ikikoza mu kirere, inkweto ikavamo, ipesi ry'ishati rigacika, ubwo nibwo Imana ikumva. Oya, abo mutarafatira ingamba nuko mutarabibona, ushobora kudufasha ukatwereka aho byabaye, ariko aho tuzabibona tuzabagira inama cyangwa dufate imyanzuro ikwiye.